Hello my guys, aka kanya tugiye kurebera hamwe kode zagufasha muri telefone yawe. Kode ya mbere iyi ngiyi iforomata telefone yawe ukimara kuyishyiramo, phone yawe ihita iba foromate, iba ihise iforomatwa. Ni ukubishyiramo rero witeguye, kwishyiramo witeguye, iyi ntuze kuyitesitinga. Indi kode ya kabiri, kode yagufasha kureba amakuru ya Play Store yawe ako kanya. Iyi ngiyi ikandamo, noneho bahita baguhereza Play Store yawe amakuru ifite, nyine ubushobozi ifite n'amakuru ifite, nyine kazi kakwereka ibintu byose amakuru iba ifite. Tuze turebe indi kode ihagarika abakwiba amakuru yawe. Kwa kundi umuntu aba aguhamagara akakubura akavuga ngo irahuze kandi ntihuze, cyangwa umuntu akaba kwitabira cyangwa agusomera SMS. Iyi ngiyi kode nayo yagufasha kureba abo bantu. Kadukomeze. Ni ukuvuga ngo iyi kode, iyi ngiyi ijemo ya 0 akanyenyeri urwego 30, iyi kode iyi ngiyi ntabwo igikunda kuba mu matelefoni menshi. Umuntu araguhamagara, iyo aguhamagaye ntabwo ubona nimero ze, weho icyo wumva ni ijwi rye gusa, uramwitaba ntabwo ubona nimero ze. Kode nayo urayigerageza urebe ko hari icyo yagufasha. Noneho iyi kode kuyikuramo ni ugukanda akanyenyeri urwego 30 urwego. Iyi kode noneho ihita ivamo, iyo yagiyemo. Kuvuga ngo hano tuzabereka n'izindi kode, hari izindi kode mfite nazo nenda kubashyiriraho. Noneho iyi kode yerekana amakuru ya telefone yawe, ukareba vision ifite, ikakwereka nyine ibintu byinshi birimo ibintu byinshi, ikakwereka amakuru, ikakwereka n'ibintu ushaka kuzaberekaho kandi bizabagira akamaro bijyanye na free internet byayo. Noneho iyi kode ikwereka email ya kode ya phone yawe. No mu gihe nk'ino kode, mu gihe bakwibye telefone, iyi email noneho ifite yagufasha cyangwa igatuma uvanamo amakuru yawe mu gihe bayibye. Icyo ugomba gukora ni subscribe. Turi kumwe, thanks, naho ubutaha.